ko ndavuga ko ibyo Frank yavuze atasubije Pasteur Mudaheranwa. Ntiyasubije Pasteur Mudaheranwa. Sawa. Kandi ibyo yavuze ku ruhande rumwe kuko nabivuze muzi ukuri birumvikana. Si ngombwa mu makosa yose umuntu yakosorere ahagaragara. Usibye ko hari n'ayandi kuko wari ubivuze akosera guhagaragara mu gihe yakorewe ahagaragara. Mu by'ukuri ikosa rigomba guhanwa kandi rigakosorerwa mu ruhame nimba ryakorewe mu ruhame. Byakozwe n'abantu n'iryagira benshi bishobora kugira kuko ndiburengageze ko hari n'igihe ushobora gukora bya bindi hariya ariko kandi ntibikwaze bose ntibibere ikigeragezo bose rero ngiye kubikosorera harya hari n'igihe wenda byoza kubera ikigeragezo n'abandi bitari byabereye ikigeragezo uziko twewe turabungeze so duhagarika abantu bakoze amakosa tumugendera rimwe kabiri gatatu twabageraho uko biri bivuga tukabikora umuntu rero arashobora gufuroda kayoga cyangwa gasamba akazanje akangenderera ku mugabo kandi ati goma naguye muri iki none nagisintekenki fasha ariko umukobwa watwaye indi kugira ngo ntiyabe cyangwa umuntu wibye imodoka kugira ngo ntiyabe ubikomo hagati ya bene data nubwo yaje kungenderera mu waje nkamubabagira nkamubwira ati ukuri Imana kuye kubitangariza abakristo mu materaniro bavuga ati mwene data yaritunganyije kugira ngo bene data ndi bakomeze kumubonaho rya jambo no kugira ngo ba bene data bamenye ko nawe ari mwene data ahubwo atakiri muri bya binde ahubwo yicujije umutima we wicujije abona ko yuzo yagiye ngo dakwiriye. Shalom, shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze neza ni the MC the best entertainer from Musore witavye Imana intore Joyful kuri MIC za Joyful TV ahita nakira abavandimwe barimo umushumba ndetse ubundi ese baragiye bazamwita ndetse n'umushumba ndetse n'intama kakiri intama n'umushumba n'ubundi nk'icivugo cy'umwaka kuri twebwe ni akubwa zitatu amahoro amagara meza ndetse n'amafaranga ku buzima bwanyu komeza mumererwe neza batarakora subscribe nagacumuro gato muzamuca kwa pastor mwitunganye ndaramutsa cyane abantu hafi ibihumbi 4 bamaze kutwizera bakaba ababone kuri chaîne yacu uwo muryango n'umuryango munini cyane Imana bamugisha kandi komeza bagirire neza ikaze cyane muhanyi wanje pastor no bakoze cyane muheza gi murahezagiye ikaze cyane Pete ya murakoze cyane namwita Petero turanezerewe nawe gukora nawe ariko nje ndamwita Petero rero twagiriwe umugisha wo kwakira abavandimwe muri Kristo Yesu ndetse no mu buzima busanzwe reka tubahe ikaze abo babonye bwa mbere babibwire bivanye n'umuco wabo murakoze cyane murakoze cyane ku mazina nitwa Pastor Ntagawa Noah hanyuma turabujumbura mugire umugisha mwinshi cyane bivana umuco umuco wa Kristo bivana n'umuco wacu wa Kinyamurenge nitwa Ntagawa ndi Musinzira data yahoze ari chef mu Bijomba kitwa Bifaranga yakuwe n'impavu z'intambara ubu turabana hano mu Burundi haba umwishwa w'abagorora haba umukwe w'Abanyakarama mahezagiye mbese urubatse ufite n'umwana w'umuhungu wavuse le 6 janvier à 10h avant midi yase Peter ngaho Pete ya murakoze cyane naje nitwa Gakunzi Peter umukozi w'Imana ariko gapana umushumba w'intama y'Imana ya hanyuma nkaba umusinzira w'umukabakaba umusinzira w'umukabakaba ndumwishwa abanyabyinshi nkaba umukwe w'abantu ntazi naje ukawufasha irembo ntaho kamikoro zo gashira hagati pastor nazo zayumva ndamenya neza ariko kandi gusa nanje sinzorangiza urugendo ntaragira abo nkwereye nuko bimeze
yego murakaze cyane kuri Joyful TV ya murakoze cyane namwe Pastor we duherukana vuba atubwira ku gitabo cye ca kane ari kwandika hejuru y'ubukene abantu baramenya ico bakenye cyane Petero duherukana tuganira ku gitaramo bari bafite we na muririmbyi mugenzi we Huruma cagenze neza ndetse bakanabatwerera araza kutubwira uko byagenze nuko bari babyiteze ariko ndabishimiye cyane n'umuryango wa Joyful TV Entertainment kuko yahoze ari abantu bakitwita Joyful TV Entertainment ariko nyine turi Joyful TV gusa turabishimiye kubakira murakoze cyane nakiriye umushumba ndetse n'intama mu gihe amaze iminsi ya trendinga amavideo amwe avuga ku bashumbana n'intama amaze avuga ko bashumba bari mu kuzikubitira kuri kamera mwemeze bite ni izi televiziyo nazo ibiganiro byanyu duhora tubikurikirana hano kuri iyi twicayemo muri studio mwazanye nk'umukozi w'Imana witwa Karegeya atwibutsa atubwira ko kamera uyihagaze imbere ukwiye kumenya ko abo wicaye imbere bahaye bumva kuvuga ngo abantu bose badukurikirana ni abantu bumva rero ukwiye kuvuga ibintu byumvikana ubuze ibintu bitumvikana kandi abantu baguhaye umwanya ngo bakumvirize wowe utwikiye umwanya ubugaragaje ubwenge buke kabiri ubugaragaje ubwenge buke kabiri irya mbere rero ryarabaye rihe ngo yaravuze ati baguhaye umwanya ngo ngaho uvuga ati cyo cyonyine ni ikintu cy'icubahiro kigomba kuba giteguriwe umwanya kugira ngo uzobone ico ugira abantu atari ko noneho wowe uje ugafata mikrofone batayiguhaye wamara ukavuga n'ibintu bidasobanutse atubugize ubwenge bukakabye ariko umushumba Karegeya yavuze neza uko niko kuri icyo kintu bo jewe mu bintu bihari ntinya kamera icyo hari n'igihe ntekereza ko n'abantu bakagombye nabo kwitinya n'abandi bakagombye kwitinya unayigezeho ukagaragaza uburyo bwose nk'uko umushumba yarabivuze ukagaragaza nyine kuvuga ibintu byumvikana umuntu wese ashobora kumva akumva nyine arisobanukiwe ntibinamukomeretse ntibigire uwo bukomeretsa usibye ko kuvuga ukuri bihaba umuntu yavuga ukuri kandi ni byiza kuvuga ukuri ubibona ibintu ukavuga uko utekereza ibintu ukavuga uko ubona ibintu nta kibazo umuntu wese afite liberté yo kuvuga ariko kandi gerageza usura utekereze birize bivuga ngo nuja kuvuga ngo banze uzungurutse ururimi rwawe karindwi inshuro karindwi ubone kugira ico uvuze ni ukuvuga ngo kwa kuzungurutsa ururimi si ukuzungurutsa gusa agutekereza kuri cya kintu utekereza ingaruka zacu ujye ubwenge si ikindi ubwenge ni ukuvuga wabanje gutekereza ugatekereza ku ngaruka z'ijambo ugiye kuvuga ugatekereza ku bwiza bwaryo ugatekereza ku musaruro wa rya jambo nyuma yo kurivuga yanje nico cyane nabivugaho naho ibindi byo navuga ko media bagende babanze babyitonde cyane bakora icyo umuntu avuze n'abari cyo kija hanze n'abari cyo kija habona n'abari cyo kugaragara ubusobanuro bwose bugaragare pana kuzafata akantu kangana gutya oya ubusobanuro bwose bw'ijambo nirije hanze ryumvikanye umuntu ahabwe kuri sobanurwa neza ubusobanuro bwose bugaragare ariko mbere ko kureba ikiganiro kimwe cy'umugabo umwe hakurya yaha turi avuga ngo media ngo yarakoze ngo kuza ngo hari ukuntu yagaragaje ngo ibibuye bimwe ngo byari byihishe ngo byari byihishe ngo cyangwa ikagaragaza ikintu ciza cyari cihishe iyi ntambara cyangwa se guterana amajambo ko abantu n'ababayoboye cyangwa se n'ababyeyi babo ko ndi kumwe n'umushumba n'umwe mu bayobowe wamubona bigana he bifite iyihe shusho y'iki kintu mukibona gute noneho hari ikibazo gihari cyo kutabaho ubwuzuzanye kuvuga ngo pasiteri mushuye mwungeri si imana siwe kamara
ariko byibura mu gihe yahawe hantu ngo nahayobore ni so wavutse hantu ugiye kuvuga wowe na so rero mu nzu cyangwa bakira umwana na se haba hariho base babiri cyangwa bariho abana babiri kandi abana babiri rero baba barwanya abagabo babiri rero ntibazabana mu nzu umwe akwiye kuba mu imwe undi akaba mu yindi mu gihe rero utaraba umubyeyi ukaba uri kumwe ukaba uri umwana uri kumwe n'umubyeyi ukwiye kumwubaha ubwuzuzanye bw'umuryango ni uko umwana yumva umubyeyi umubyeyi nawe akumva umwana ahanini umwana aba afite ibyo yabonye muri ya myaka mikeya bariho ariko umubyeyi aba afite ibyo yabonye umwana ataravuka akaba ahabona bya bindi umwana ahabona akabona n'ibyo umwana azobona mu minsi iri imbere kuko mbiba bacahari aba akwiye kumvira umubyeyi afite experience se ko ababyeyi rimwe na rimwe ashika nawe akaba yokosa muri ico gihe umubyeyi iyo umwana abonye ikosa ry'umubyeyi umwana kuvuga ikosa ry'umubyeyi yakwiriye kurivuga mu buhe buryo iyo umwana yabonye ikosa ku mubyeyi abivuga aciye bugufi inshuro nyinshi ntabwo aje kubwira so ngo yakoze ikosa ngo ujane tension ujane tonalité yo hejuru uzumubwira usa n'uwatsinzwe kandi watsinze uzomera gutsinda utatsinzwe kugira ngo kuko gutsindwa kwa utatsinzwe ni ugutsinda iyo ugiye ugaragaje ishusho yo gusa naho yatsinze kandi nawe ukagaragaza watsinzwe kandi mukuru watsinze nawe yatsinzwe ahita atsindwa wowe ukamutsinda kandi akikosora utanamubwiye ngo kosoka kuko ibyo byonyine umugaragarije byonyine byamukosora ariko iyo uzanye ariko philosophe ukoresheje ariko iyo ubije kera wazinze ishati wegereje ahangaha ukaza box muhita muhangana habe nubwo yari yatsinzwe ahita atsinda kubera ko watsinzwe inshuro nyinshi waruvuze ku kintu cyo aho wenda ibintu biganisha cyangwa se icyerekezo cyabyo intambara wenda hagati reka wenda sinyita intambara kundi navuga ko bwumvikane butuzuye kutuzura hagati y'abayobozi n'abayoborwa sinzi bigaragara gake kandi hake sinahenshi ntugire ngo ni henshi bigaragara hake kandi gake kandi mu bantu navuga ko basa ni babandi nyine ni babandi ni kwa kundi ni hahandi uragaruka bisange hahandi nuje ahandi ntubibona nje natekereza ko cyane cyane biva ku buriya umwana wo kuri iyo maguru ya se aba afite ukuntu yatojwe aba afite ukuntu yigishijwe aba afite ukuntu yamenyerejwe kuva mbere iyo rero udafite umuco watoje umwana agenda atora uje wese ugasanga nimba uyamubwiye iki aragikurikiza uyamubwira karagikurikiza aracumva kubera ko nta base afite nta shingiro afite y'ikintu runaka yatojwe kuva kera hari n'igihe kenshi usanga avuye iriya haraje akumva ko uko yahoze mbere niko agomba gukomeza kugenda muri cagenje wa hanini cyane nishaka wenda nsinze no kugaya intama kuko intama izirisha aho umwungeri yayiragiye kandi intama izirisha ibihuru umwungeri yayimenyereje intama yo kugora bivana nuko yagize shingatekereza ngo hanini cyane bive kuri responsabilité y'abungeri nimba ubukirista bigenje gutya fata responsabilité nk'umubyeyi kubwira umwana guhana umwana ni ibintu bisanzwe mugakizaho sinko habe no ku mubiri umwana yogira abana 10 ariko gakomeza kubaha umubyeyi kandi uba ufite n'inshingano zo kumuhana mugakizaho ndetse birarenze kuko ntawe uzucuka mugakiza nta mwana uzucuka uri umwana waruvutse uri umwana urakomeza uwo mwana uracuka se ngo bakujane hehe ntahuje
urakomeza uwo mwana afata inshingano zawe nta mpamvu yo kugira fata inshingano zawe ushire ordre mu bintu byawe mu ishengero ryawe hani uzoyirengaho hashaka iki je nico hanini cyane nuko mzumva ushaka kuvuga ko abagaragaza ubu discipline itari nyinshi kwari ingana n'uburere bahawe bo cyane cyane nishake sinshingire nyuma yo gukora inyuma ya indiscipline shingire na mbere ya indiscipline kuko na nyuma ya indiscipline wenda urashaka mu nk'umwongero kugaragaza ya responsabilité yawe kugira ico ukoze kugira ngo wenda umuntu aje ku murongo yego ko konti yabura umwana wananiwe umubyeyi bibaho ariko kandi birarabibaho ariko kandi habaho n'umubyeyi watoje umwana neza kandi akomeza kugendera muri wa murongo nico nje numva nuko nabivuga ico nokongeraho ufite umuvandimwe w'umushumba wavuze ku bintu yari yabonye bitabagenze neza umushumba Mudaheranwa hanyuma avuga ko habaye ikosa iyo umuntu bitagaragaje umuco mwiza umuvandimwe Frank nawe agica bivuzeho nyuma yuko umuvandimwe Mwungeri muzeye wacu Mudaheranwa yarabivuze sinzi ko umuvandimwe Frank kugeza ubu ngubu yoba yaramenye ko abantu bashobora kuba baragize umugayo kuri we kubw'amajambo yavuze kuri twe kuri je Frank ni umuvandimwe kandi ni umukristo kandi ni umuntu Imana ihaye igikundiro iri gukoresha muri iyi minsi kuba rero harabaye kuriya kutamwumva neza kw'abantu benshi kudutererwa amatu tumukubita buri muntu wese avana ikizinzo za kubita ni umwanya mwiza wo kuvugana nawe kandi ni umwanya mwiza wo kumusengera cyane kuko ntabwo wazayikubita hasi umuntu uryamye kuko basanzwe yikubise hasi uhagaze ni uzo kubita hasi ngo rero Frank arahagaze Satani tiyo ukunda ko ururimi rwiwe rukomeza rugenda ruke iyo ushaka ngo rugende nk'uko ngo rero ni umwanya wo gusengera Frank ni umwanya wo kubana nawe ni umwanya wo kuganira nawe ni umwanya wo gufata ituro ry'amasengesho y'inkunga intwererano y'amasengesho kugira ngo akomeze ahagarare kuko Imana imuhamagaye ntabwo ari kunyungu ziwe wenyine ni nuko ubw'inyungu indirimbo za Frank amarirurira iyo ndirimbo sino kubwira umugabane nagize kuri yo ni ukuvuga ngo tufate umwanya rero wo kubana nawe tumusengere tubane nawe dufashikanye nawe kugira ngo Imana ikomeze imukoreshe kubw'inyungu z'abatuyisi kubw'inyungu z'isi yose kubw'inyungu z'abantu baryamye bakanguke kubw'inyungu z'abantu bacitse intege baremeka intege nshasha kubw'inyungu z'abantu babagenda nabi bakosoke kuko indirimbo ni maombi indirimbo ni ubutumwa indirimbo ifite ibintu byinshi umva rero si umwanya wo kumutuka si umwanya wo kumwanga si umwanya wo kumwangaza ni umwanya wo kuvugana nawe umwanya wo kumwegera ni umwanya rero wo kumufasha kumva ko ahubwo iyo bahari yabona izindi video ivuga ngo je m'excuse kurushizaho kuba byiza ariko bitabaye ibyo inama wewe umubwira ko n'ubishurangirije kuri je m'excuse ni inama no ati kuri Legende TV ku majambo yose abantu bashobora kuba baranyumviseho nabi kubijanye na replique y'amajambo twariye twumva z'abashumba n'abandi gusa ahubwo ndi kwibaza ese yoba yaramenye ko yoba yarakoze ikosa Cangwe kuri we aracyabihagazeho kuri nimba yararimenye ko ari ikosa niba yaramenye rero ko ari ikosa nasubire hajya hagati yemwe je m'excuse ku muntu wese waranyumvise nabi ciye bugufi mbabarire tubane neza kuko abantu ntibabyumvise neza hari bwo hari ikintu nibaza reka mbanze nibaze pastor mbone ko kwijambo hari ukuntu wakoresha imvugo yo kuvuga ngo nimba hari umuntu wanumvise nabi cyangwa nimba harantahuye nabi ariko wewe kuri je kuba bitahuye numvise atakagombye kuba yaravuga muri kamera niba yaragaye barabana Mudaheranwa bashobora kuba afite WhatsApp yiba Cangwe niba na telefone yakuzisaba akamubwira ati hajya
sobanurira neza akamusobanurira kandi akamubaza neza yicishije bugufi agaragaza discipline akamusobanurira akumva kuri nje rero numva akwiye nyine kwesikiza ko nanjye sinabyumvise neza icyo ni kwibaza jewe mu by'ukuri jewe uko ndatekereza ko umuntu wese wagiye uvuga yaba pasiteri Mudaheranwa kandi murambarira kuvuga n'izina rye umwungeri mwiza nubaha icyo jewe ntekereza ni uko Frank ntabwo yasubije nta muntu yasubije Frank nta muntu yasubije habe n'abandi babivuze umuntu wese icyo yagiye avuga ngo ndatekereza ko yakivuze mukuru kandi yakivuze neza umuntu wese usibye ko abantu hari abantu ndetse n'ibintu tutagomba no gutindaho umuntu ugenda agahuza utuntu gusa ngo tubigire discussion numva atari ibintu byo gutinda gusa mu gihe biba byaje ni ngombwa ko tubivugaho Frank yavuze avuga ku bantu wenda umuntu ashobora kubona ikosa ku muntu ariko wenda ntaje kurimubwira inbox akaja wenda kurivugira kuri kamera cyangwa se akanarivuga no mu itangazo gusa ahantu habenshi atamwegereye ngo abivuge kandi wenda atabitewe nuko yamunaniye kuko wenda ivyo biremewe mu ijambo muri Bibiliya mugiyo wa muntu ashobora kuba yaranananye ukabishikiriza abandi bantu wenda bungeri cyangwa se abandi bantu bakamugira inama ukabishikiriza benshi mu gihe wowe ubwawe yakunaniye je ndatekereza ko yabivuze gusa avuga ku bantu wenda ashobora kuba abona ikosa ku muntu ntaje kumubwira akabicisha ahantu habenshi kandi ni tutekereza neza ko iriya jambo yavuze ese yarivuze nyuma ya jambo rya pasiteri cyangwa yarivuze mbere kuko nta muntu abantu bari bicaranye ngo barasubizanye umwe yabivuze kuri TV apart undi arivuga kuri TV ku ruhande ntituzi ikiganiro cyabaye mbere ntituzi ikiganiro cyabaye nyuma bisigura ko biriya bintu gusa n'ibintu bashobora kuba barahuje ariko kandi ibintu ariko kuvuga birumvikana ibintu uriya mukozi w'Imana yavuze n'ibintu bizumvikana kandi ibintu gukora mu ishengero ibintu bitumvikana n'ibisanzwe tugomba kubihagarika zo gushikira rimwe ukabyakira imbabazi zo gushikira kabiri ukabyakira imbabazi cyangwa se nk'ibintu byano gushikirwa bagugakosogwa uranone ugakosogwa ibintu Frank yavuze zo kugira ngo nubona ikosa ku muntu mukosore ni box unoje kumucahira kuri nani kandi we ntaranamugena ni box uje kumutukira kuri media si byiza Zendo umupasiteri ibintu yavuze nivyo birumvikana Zendo umupasiteri Peter reka mbaze Peter ubona gukomeza Peter ivyo ndabyumvise n'abandi baravyumvise bari kureba ikiganiro ukuzi nk'umuririmbyi ntiyogira ngo uvuze gutyo kubera ko uri umuririmbyi mugenzi wa Frank sinavugiye sinjubajije yego uwo bayumvise gutyo eje sinavugiye Frank kandi sinavugiye ntawe buri wese navuze mu ruhande rwiwe gusa navuga ko umuntu wese wagize icyo avuga kuri bintu uko yagiye yavuze mukuri gusa cyo numva ahubwo amakosa ari ku bantu bagiye bahuza ibintu bihuye umwe bivuze wenda uwo ushaka kubona kiganiro Frank yagitanze mbere wenda ya miga ya pasiteri niko bishobora kuba byara kuko ntiyabivuze uno tegereye ntaho bihuriye n'amagambo pasiteri Mudaheranwa yavuze yavuze kuko yari ko bivugira mu ishengero tevuge kuri media nta bantu yari ko asarishiriza mugani wacu ntabwo ariko asarishiriza kuri podium ndumva ko n'ibintu gusa bahuje bidahuye ariko kandi umuntu wese ko yagiye bivuga sumvikana simbuze ko ndi umuririmbyi ahubwo mvuze ko gushaka kugira gute gushaka cyo tutinda ku bintu by'ukuri bigaragara sumvikana wenda pasiteri wari uvuze tubabarira twara tugucimbira ubudasa n'Imana yabuze Imana niyo yazanye ubudasa urabona uyu ni umusinzira nanje ndi akora nasha dusa tubane ntoki ziwe iziwe nizo ndende kuzana ako nije mukuru Imana rero niyo yazanye ubudasa ariko muri ubwo budasa izana kugira ngo tume tubane abo kubera ko wirabura uyu akaba inzobe mutobana Ninzo bamenyereye kumbona bazabona ninzo tuzobana ubudasa bozo bakora kuri televiziyo nanje nkora n'uyu wacu naho agire kandi tuzobana icyo nangiye kuvuga niki abantu bagenda bavuga ibintu bitandukanye kandi byose bifite uko buri muntu wese kwabyumva je ndo umupasiteri hari igihe wakira umushitsi wawe
w'umuvuga butumwa agasoma muri Yohana akavuga ngo Yohana ngo ni Musa wamwanditse iki gitabo cya Yohana ngo ni Musa wacyanditse ese je ndi umwungeri wa zino ntanga hanyuma dutumiye evangeliste Ndarutse David Joyful akavuga ngo dusomye hano muri Yohana ngo kandi murabizi ko Yohana ngo yanditswe na Musa noja guhamagara umuvuga butumwa dusohotse nkamubwira ati hano bavuze siho cyangwa nkuye gusobanurira abakristo hano mbwa muri Yohana siwe siwe kuko niba ntabwiye hano abakristo ngo mbabwire ngo haya nishaka uburyo mbivuga mu bugwa neza ariko kwandura kwa abakristo batahanye ko Yohana yanditswe na Musa batahe byibura ko bamenye ko Yohana atari yanditswe na Musa vuga niba hari ikosa ryabereye muri publique kuri podium ni ikosa ryo muri publique niribwibwa abantu badatahane amakosa ngo ahinduke ukuri kuri bo ko niba nguhamagaye ni box wavuze ngo Yohana ngo yanditswe na Musa bano bantu bose ejo ni uzoshima bazavuga ati kadusoma mu cya gitabo Musa yanditse ntasomeka kuva asome Yohana yamusoma muri Yohana kuko ni Musa ngo rero habaye ikosa rimwe ryabereye kuri podium materaniro runaka zibura hari abantu bo bicaye muri bahita bavuga ngo ko mukuri uta Pastor Denis Gakunzi yatubwiye ngo yigeze kugera ahantu ashike asanga umugabo agenda azindutse bisanzwe ntiyagiye mwivuga butumwa asangamwe abagabo babiri batumiwe umwe yari umuprofete undi akaba umubishop umubishop arabwiriza avuga ati reka mbwirize buke yakuba hari umunyamavuta w'umuhanuzi ugomba kuza Imana yahaye amavuta yo kuba yosengera abantu imitwaro yabo ikaba bakaruhuka ikamuheza umwanya zo gufata umwanya muremure Gakunzi ni wari ko tuganira warangize aragusaba mu profete asoma muri Yuda avuga ati Yuda uyu yanditse ni wa wundi Yuda umwe wagambanira Yesu batega sinonega bayuda buzuye muno bayuda Iskariote bayuda bagambaniye Yesu bayibice muno abayuda bose bazabagurisha Yesu babonye Yesu nk'udandazwa baza guheza Gakunzi umwanya wa gatatu nawo ngo naramusaba Yesu aya kwijyaja ati Yuda Iskariote siwe wanze ariko bivuga bivuze gutyo ariko siko yabivuze yahise abisobanura neza kugira ngo ati nyine ubasha amavuta y'abashumba ariko aha siko kugira ngo bisigura abakristo kurindinga atazasoma ati mundebere kuri rwandiko na Yuda Iskariote urava urubona muri biyo wagize theology theology ko bibike none nge nkuvuga ngo kaba yara kintu cyagiriwe ico nongeraho kuri ico yego uko niko kuri kandi birumvikana cyane ikosa ryakorewe muri publique kandi cyane mu bayoboke abakristo rigomba kugenda ryakosora rankine abantu bakwiye gukura ego ndigomba kugenda ryakosorewe hagere kandi mu bwa neza nko kwabivuze ariko kandi ushingiye cyane kuri ara magambo wenda arimo avugwa navuga ko wenda bishobora kuba bitaravuye ko nubwo yavuze ati n'ibisirimba nawe uzusoya Yohana n'isirimba urabizi nje kuvuga iko habaye ibisirimba abantu barengukana mu bwana bishop rero ati kintu tono na silence ntibibaho ibisubizo yakobwa ibintu bifite isuku ari amashambo ibintu biza kugira yarekera yego kubira ibintu byo gukosorwa mu kanisa ariko wene tuzi ko bizashingiye mu kubivuga Frank mu kuvuga kuri yasi bizashingiye wenda barashingiye ku kindi kintu umuntu ashobora kubona mu ndaka ntabwo kiriya cuko mu gukosorwa mu kanisa byo nibisanzwe wowe kubwaho urategeza ngo yashingiye kuki je kugaje natekereza inda ko yashingiye wenda mu gihe kwera ati nabashumba barimo kuja kuri kamera bagatukira ku bantu babonye ishingiro giwe yararivuze wowe ko ashaka kuvuga ngo ngashobora kuba ari ibindi yashingiyeho ariko Frank we yavuze yashingiyeho jewe sico wenda ico yakoze simbavuga ko nta muntu mpamvuga mu ruhande rwiwe nta mpamvuga mu ruhande gusa ko ndavuga ko ibyo Frank yavuze atasubije Pastor Mudaheranwa Ntiyasubije Pastor Mudaheranwa sawa kandi ibyo yavuze
kugura uruhande rumwe nk'uko nabivuze muzi ukuri birumvikana si ngombwa mu makosa yose umuntu yakosorere ahagaragara usibye ko hari n'ayandi nk'uko wari ubivuze akosorerwa ahagaragara mu gihe yakorewe ahagaragara mu by'ukuri ikosa rigomba guhanwa kandi rigakosorerwa mu ruhame nimba ryakorewe mu ruhame byakozwe n'abantu n'ibyagira benshi bishobora kugira kuko ntiwirengagize ko hari n'igihe ushobora gukora bya bindi hariya ariko kandi ntibikwaze bose ntibibere ikigeragezo bose rero ngiye kubikosorera harya hari n'igihe wenda byoza kubera ikigeragezo n'abandi bitari byabereye ikigeragezo uzi ko twebwe turabungera tuba duhagarika abantu bakoze amakosa tukamugendera rimwe kabiri gatatu tukabageraho uko biri bivuga tukabikora umuntu rero arashobora gufuroda akayoga cyangwa agasambana akaza nje akangenderera ku mugabo akambwira ati goma naguye muri iki none nagize integenke gufasha ariko umukobwa watwaye inda kugira ngo ntiyabe cyangwa umuntu wibye imodoka kugira ngo ntiyabe ubikomo hagati ya bene data nubwo yaje kungenderera mu waje nkamubabarira nkamubwira ati Ukuri Imana kuye kubitangariza abakristo mu materaniro bavuga ati mwene data yaritunganyije kugira ngo bene data ndi bakomeze kumubonaho rya jambo no kugira ngo ba bene data bamenye ko nawe ari mwene data ahubwo atakiri muri bya binde ahubwo yicujije umutima wicujije abona ko ibyo yagiye mu bidakwiriye yakoze ibintu bidakwiriye wizera John ndi pastor ndi umwungere rero kuye gutangariza bajya abantu kugira ngo tibaguma kumwishisha ahubwo bamubone nka mwene se cyo narenguze uzura ngo pastor nitwe tuba tubabarira ibyaha umuntu ababarirwa na mbere yuko ababarirwa muri public aba yamaze kubabarirwa niko habe na afere ga gusengera umuntu agaza asengera wa munsi yasengera abasanga basengera kuko naba maso y'abantu tuba twatwereka ngo uyu muntu arasengera turamusengera ariko kugiye aba yamaze gusengerwa neza ajya n'amaso y'abantu tuba twereka ariko Imana yari yamaze kumusiga amavuta twe tuza gukonfirma iki Imana yakonfirma tuza kuzuza iki Imana yujuje kuko tubona uyu munsi tubona amatsiko y'indirimbo za Frank cyangwa izizawe izi zose bamaze kuririmba twamaze kuzumva habe nako akunze kubwira umuntu ngo ni mwiza abeza twamaze kubabona ahubwo ubwiza bubitse mu bantu batarahishuka kuko ubu ngubu twamaze kububona ubundi butangaje none hari ikintu gitangaje kwifotoza ifoto kuri kamera kuri none hari ikindi kintu kizoza wowe Peter umuvandimwe cyane cyane Joyful TV ubwiwe Joyful mazina ye ni umuntu nemera ukubijanye n'ikoranabuhanga ariko mu myaka 50 iri imbere umuhungu wazo bafite w'imfura witwa runaka taramenya hazoza ikoranabuhanga zamuga ngo ngo ngundebera papa ngo hano ngo ni gute suko atarashoboye mu gihe ciwe ahubwo igihe ciwe haje ibindi bintu birenze imbaraga z'ubwenge bwe cyangwa se bw'imitekerereze zaratambutse ni ukuvuga rero ntabwo twe tubabarira twe tutanga imbabazi twe dusengera abantu twe n'Imana ubwayikorera muri bo ikatwemereza muri we ko ashoboye ikintu runaka tukamwemeza tukakimushima ariko kera abanagifitana mbere yo kuvuga ngo kuko uzarebe n'umuntu uzaba protocole mekanisa mbere yuko bamuheza badge mwikanisa bakavuga ngo nawe mushize ngo muri groupe ngo we WhatsApp ya protocol abasanzwe bayikora kumushira rero kuri ya groupe ntaga kuvuga ngo nibwo yabaye protocol abasanzwe afite umuhamagaro wo kwicaza abasanzwe umuhamagaro kuri yego pete murakoze ikintu sinenze ko tukimara umwanya ungana gute ariko nubundi niyo domaine yanyu utabivugaho sinzi wenda mwagiye hanze y'ibyo mukora gahunda y'igitaramo ntunkure w'umwuka wa mbere kuri Petero turaheruka n'umukuru igitaramo cyarakozwe ese buryo wari uciteze nibwo cagenze nyuma y'igitaramo meze gute urashima Imana ku ingana iki ndashima Imana igitaramo cyarakozwe cyane cyane navuga ko purusa 89 cyangwa se nishaka nshitse 98 byagenze nkuko twari tubiteganyije muzo kuri turashima Imana abantu baratwitavye kandi
habaye ubwiza bw'Imana habaye umunezero ibintu byagenze nk'uko twabitekerezaga nyuma y'igitaramo akarusho no kuhabayeho no gufasha gushigikira umurimo w'Imana dukora nyuma y'igitaramo turimo dutegura rero kubishira habona ibyo umuntu yakoze ibyo umuntu yashigikishirije ibyo umuntu yadufashirijemo birimo bitegurwa kandi bizaje habona indirimbo amavideo byose bigenda habona bikorwa nuko bimeze nkaho umusaruro cyane w'igitaramo waragaragaye kandi warabonetse haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bufatika bugaragara ni ukuvuga ngo intego yanyu mwayigeze intego yacu ndatekereza ko twayigeze umuntu akibaza ntese wowe naho uruma muri groupe cyangwa n'abantu mwari muhuriye n'umuntu n'undi bari bahuje imbaraga kugira ngo baramye ni inshuti zari zihuje ibikorwa zari zihuje icyerekezo gusa mu mwanya wenda mutoya cyangwa se uzakomeza kwa munini sinzi ariko kandi si groupe nagare groupe tukomeze tubatera intege Imana ikomeze ibe mu ruhande murakoze cyane Imana ho mu gishaka kandi dukunda ibikorwa byanyu asante muri abanyempano mwahamagawe n'Imana mwitavye Imana namwe namwe mwaritavye twarayitavye umaze kugira umuryango munini w'abantu bitavye Imana twarayitavye cyane nago turi bamwe nawe twitavye Imana yego pastor cya gitabo cyawe duheruka kuganiraho cya katereje kivuga hejuru y'ubukene kigeze tubwira amakuru yacu afite ngeze kuri point ivuga ngo umuryango agashapite nariko nkora muri iyi minsi navuga ngo no umuryango wibasiwe n'ubukene bw'amafaranga ukibasigwa n'indwara ukibasigwa n'intonganya mu gihe umuryango w'iwanyu cyangwa se igihugu cyangwa umuntu ku giti ciwe nta mafaranga afite yamara agasubira akarwara cyangwa akarwaza yamara agasubira sebukwe ntiyumvikane umukazana ntiyumvikane na nyirabuko cyangwa ntiyumvikane na sebukwe intonganya mu muryango ubukene bw'amafaranga n'indwara nako gashapite ngezeho ese ikintu kije mu muryango akwiye gukorwa iki ibyo bihuriye he n'ubukene iyo abantu badafite amafaranga bagira imirire mibi ntibivuza ntibafungura neza ntibashobora kugenda neza muri de transport communication kwambara kuvuga ngo habe n'ayantunganya girasi iyo umugabo atahashe umugore azamererwa nabi kandi atari uko umugabo atashatse guhaha ari uko nta mafaranga ahari iyo umuntu arwaye umuntu udafite amafaranga azarwara agashushirwa ngo nta kibazo ngo araza kumererwa neza agasubira agashushirwa agacika intege akagura paracetamol umuntu akarwara akaruha neza akaza kwivuza bagasha amafaranga menshi ntayafite ntayishyuye akaza kwivuza trota ariko umuntu ufite amafaranga yivuza immediatement kuvuga ngo iyo abantu mu rugo badafite amafaranga hari igihe indwara nazo ziboneraho umwanya kandi sitewe nuko mutazivuze rimwe na rimwe hakiri kare ariko rimwe na satani iyo yabonye ko hari akantu gaturugamo izamenyezamo n'ibindi byose ni nko kurwara sida iyo umuntu arwaye sida malariya imufata ikamushobora izindi ndwara zose bazabizuririza izaza zikamushobora kubera ko umubiri wamaze kuba zaifu kuvuga ngo ubukene ni nk'indwara ya sida ije mu rugo izihamagara ibintu byinshi izihamagara intonganya igahamagara umutekano muke abantu bagatangira kwiba kubera impamvu z'ubukene abandi bana umwana abona gusa yaguze ikirato akama arakarira se niki rero kiye gukorwa ubukene ni nk'indwara ya sida kandi nk'indwara ya sida izizana ibindi byuririza iyo ugagaze ubukene bw'amafaranga ni nk'indwara ya sida izana ruvutura abantu bagatongana ikazana amahoro make mu bitekerezo ukabusanga umuntu yarananutse bitekerezo yabona ifaranga z'abandi kamazikirira bisha ngo yoguramo inzu ngo ibitekerezo by'amafaranga y'abandi bikama biziwe akama yubaka inzu akayuzuza agahwera yikasa agasinza ko yatekereje yapfuye
hazo ibintu bikomeye muri iki gitabo Imana nagasanga Jeffrey turabakunda cyane kandi muri inshuti turasoje dufite akarimbo turadukora muvandimwe ko nagira ngo ubunye turangisigana abe kunkosora kuko ni umuririmbyi mwisi kurakora indirimbo ndakora indirimbo izaba yitwa ngo amahoro atashye iwawe zakayo uruke vuga ko amahoro atashye iwawe amahoro atahe iwawe mu izina rya Yesu amen amen katuririmbiro gato mahoro 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 atashi wawe gakiza 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 gatashi wawe amen amen sasa indirimbo ya pastor ay Nizere ko mahoro 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 atashi wawe indirimbo iraje mu minsi mikeya amahoro atashi wawe by pastor Noe mu izina rya Yesu umuntu wese uri kureba kino kiganiro amahoro atahiwe nanda yakira ndabashimiye cyane ku kiganiro cyiza tugiranye wakoze Pete wakoze pastor mwavuze kuri byinshi biri gutrendinga hano hanze bivuga ku murimo w'Imana ibikorwa bya Petero mumishe ko afite indirimbo agiye gusohora vuba pastor nawe karandika igitabo kandi n'indirimbo iri hafi mukomeze mumererwe neza kandi Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu rero TV bakunda kandi shigikira ibikorwa byanyu turayishigikira cyane mwakoze kutuganiriza ijambo rimwe dusoza ijambo rimwe Joyful TV ima televiziyo meza abandi bose bokwigiraho kandi bakazamuka kandi nawe ubwawe turagusaba kuzamura abandi bana benshi bari mu iki gisagara kuko urugero rwabo uri umucyo wamuritse mbere yabo rero ukwiye kubazamuka turabashimiye cyane badukurikiye turashimira Joyful TV Imana ibaha umugisha mwinshi tumuhema kutugeza ibiganiro byiza muzo kuri turabakurikirana 100% n'abatari kwikira turabasaba kwikurikira vraiment kuko yabivuze ni inyungu zabo si inyungu za ndaruhutse Joyful ahubwo ni inyungu zabo Imana ibaha umugisha bakunda ibikorwa by'Imana Imana ibagire neza bose kabisa itorero ry'Imana muri rusange muhezagirwe cyane terana kuri pejere umuvandimwe huduma kandi Joyful ari gizo mutega ku kibuga cy'indege uzo nakazi kawe yaragatsinze Imana ibaha umugisha wowe urebye kino kiganiro kanda hano hasi kuri no link uje kuri YouTube channel ya Petero ukore subscribe link iri hano hasi yitwa Gakunzi Peter ukore subscribe kuri channel yo kugira ngo utegereze izo video nayo mawe ari kuza Pastor nawe natangira channel yo twashyira hano hasi ndakireba ntayaratangira ibikorwa byo bibaye biri guca hano Imana ikomeze bagirire neza mugira aho muba mwubahwe Imana ibarinde inzara n'agasuzuguro ariko ikiruta byose udakora ntakari urakoze cyane